twubake umuryango nyarwanda, ikiganiro cya Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango Migeprof. Mwiriweho bakunzi b'ikiganiro twaka umuryango nyarwanda. Uyu ni umwanya w'ikiganiro cya Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango Migeprof. Leta y'u Rwanda yahagurukiye kurwanya ikibazo cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ni muri urwo rwego ku ikubitiro mwaka wa 2009 Leta y'u Rwanda yafunguye ikigo cyakira abahuye n'ikibazo cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina kizwi ku izina rya Isange One Stop Center. Ku nshuro ya mbere kikaba cyarakizwe mu bitaro bya polisi ku Kacyiru. Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango hamwe n'abandi bafatanyabikorwa bayo nk'uko biri mu nshingano zabo bamaze iminsi bakora ubukangurambaga bwo kurwanya no gukumira ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu bantu b'ingeri zose. Ni muri urwo rwego hateguwe ubukangurambaga bwo gushimangira no gukwirakwiza ibigo bya Isange One Stop Center mu bitaro bitandukanye byo mu gihugu. Mu rwego rw'igihugu bikaba byarabereye mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Nyagatare ku bitaro byaho bya Nyagatare. Gahunda yo gushimangira no gukwirakwiza ibigo bya Isange One Stop Center mu bitaro bitandukanye mu karere ka Nyagatare yatangijwe n'urugendo rwavaga mu mujyi wa Nyagatare berekeza ahari ikigo cya Isange One Stop Center. Ubwo nyakubahwa Madame Jeannette Kagame yahise afungura ku mugaragaro Isange One Stop Center Nyagatare. Kurwanya ihohoterwa ni inshingano yanjye. Ihohoterwa rishingiye ku gitsina ridindiza iterambere, duhagurukire kurirwanya. Turwanye ihohoterwa aho tunyura, aho tuba n'aho dukorera. Nyakubahwa First Lady, akarere ka Nyagatare karanzwe n'ihohotera rishingiye ku gitsina, ariko kubera gahunda nyinshi nziza mwagiye mugeza ku banyarwanda byagiye rigabanuka ku buryo bushimishije, ndetse uyu munsi Isange One Stop Center maze gufungura akaba ari igisubizo, ndetse bakaba batanga serivisi ku buntu mu buryo bwihuse. Abaturage ba Nyagatare bishimiye iki gikorwa cyo gufungura ku mugaragaro Isange One Stop Center Nyagatare. Ikigo Isange One Stop Center cyakira abahuye n'ibibazo by'ihohoterwa, cyane cyane ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Kikaba kansoringa, kikabafasha no mu bundi buryo butandukanye, kibagira n'inama y'uburyo bakwitwara muri icyo kigo. Cyagenze neza cyane rero, twakishimiye, twabonyemo ubuhamya, twabonyemo amagambo y'ihumure, twabonye n'ibisubizo nyuma y'ikiganiro. Umuyobozi w'intara y'Iburasirazuba wa Maria Odette mu ijambo rye yasobanuriye abari aho ihohoterwa rishingiye ku gitsina ryo mu buryo butandukanye, ndetse avuga n'ibyabitera iki kibazo cy'ihohoterwa n'ingamba zaba zihari. By'umwihariko nagira ngo ntange ishusho ijyanye n'icyo mu ndimi z'amahanga twita GBV cyangwa se ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Akenshi rikunda kugaragara mu buryo bukurikira: hari gufata ku ngufu no gusambanya abana, ibyitwa defilement mu rurimi rw'icyongereza. Akenshi binakunda no kuvamo ingaruka z'abana gutwara inda zitateganijwe ndetse bikabadindiza mu mashuri yabo. Hari gufata ku ngufu cyangwa se gusambanya umuntu mukuru, byitwa rape. Hari ubushoreke, cyane cyane bikorwa ku bantu bamaze gushakana ariko ukabona hari undi ashaka kumuzanaho kandi atari umugore w'isezerano. Ubuharike, gutererana umwana no kumuta, cyane cyane nabyo bikunda kugaragara, no guta urugo, ndetse n'ibindi binyuranye bikomoka ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Zimwe rero mu ngamba zirimo kudufasha kugabanya iyi mibare ni ingamba mwitangirije nyakubahwa First Lady, ndetse na gahunda zinyuranye leta ishyiraho kuva mutangije iyi gahunda muri 2009. Uyu munsi ikaba imanutse mu turere no mu ntara zose. Turumva bizadufasha kuko bitinyura abantu, kuko bahasanga abantu babaha ubuvuzi, bakabaha ubujyanama, bakabafasha no gusubira muri society cyangwa se muri community, tugafatanya nabo kugira ngo n'imiryango
ibakire. Ikindi ni uko nyakubahwa madamu minisitiri wa gender arabizi ndetse na minisitiri w'uburezi, iyi campaign nanone twarongeye turayikora cyane cyane mu mashuri kugira ngo iki kintu turebe yuko twagihashya mu buryo bufatika. Twegereye umubyeyi w'umwana wahuye n'iki kibazo cy'ihohoterwa adutekereza uko byagenze, ajyana inama agira abandi babyeyi. Umubyeyi ukimara kumva ko umwana we w'umukobwa muto yahuye n'icyo kibazo cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, wabyitwaye mute? Ese ni izihe nzego witabaje? Numvise ncitse intege ko mbaye igicibwa mu mudugudu, mu muryango se ko ntaye agaciro, ariko niyambaje ubuyobozi ndetse n'abaganga n'abandi bayobozi bose mu nzego zo hejuru, barampumuriza bati humura, iri ntari ryo herezo ry'ubuzima, umwana umufate neza, wirinde kumubangamira, ahubwo uyu mwana ukomeze umutere inkunga, ntumuhahaze. Nuko numva ncitse umutima hamwe bitewe n'abayobozi ko bangiriye inama, nuko bigezaho umwana bigeraho indivuka imaze kuvuka, umuryango wa Interlace uradufasha, umaze kudufasha, umwana baduhinga, bamaze kuduhinga inka ikagikamwa. Uyu umwana muto ubwo yaramaze kuvuka tukajya tumukamira amata, noneho ubwo bituma uyu mwana umubyaye yongerwa imbaraga, noneho abona umwanya wo kugira ngo asubire no ku ishuri. Kugeza ubu rero yaje gusubira ku ishuri, nuko nanjye nkomeza kumuhumuriza nti shaho rero wige, numara kwiga nawe uzayobora, nawe uzamera nk'abandi bana, uzamererwa neza. Ubwo rero ahantu uko nari ndiho, abandi bana ubwo twahagaritse ibibazo byose twari dufite n'ibikorwa twari dufite, twerekera kuri uyu mwana kugira ngo arebe ko yagira ubuzima bwiza. Noneho mu ishuri asubiramo ariga, amaze kwiga, bigaragara ko ari kugira n'amanota meza. Nibwo rero yabyaye, arongera ubwo arahagarika kwiga. Hanyuma nyuma y'umwaka n'igice, umwana amaze kumenyera amata, yongera gusubira ku ishuri, aza kongera kugira amanota meza. Abanyarwanda rero cyane cyane ababyeyi bafite abana bato bahohotewe ndetse n'abandi bashobora kuzahohoterwa, bagira inama iteye itya, nuko bagira ibyiringiro. Umwana wabo yaba ahuye n'ikibazo nk'ihohoterwa nk'ikiriho iki gihe, ntibamenye nk'aho babonye ko umwana ataye agaciro, ahubwo umwana bakamubungabunga, bakamuhumuriza, kuko umwana niwe Rwanda rw'ejo, umwana agomba kuzavamo ukomeye. Ubwo rero ababyeyi ndasaba ko bagira umutima wihangana kandi bakabasha gufasha abana babo, kuko ibihe turimo n'ibihe bibi. Umushyitsi mukuru muri uwo muhango yari umufasha wa nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nyakubahwa Madamu Jeannette Kagame. Mu ijambo rye yatangiye ashimira abaturage ba Nyagatare uburyo bitabiriye, akomeza basobanurira ibijyanye n'ikigo cya Isange One Stop Center, ndetse anabasaba ko abakora ibyo byaha bajya bakurikiranwa bagahanwa. Mbanje rero kubashimira mwese kubera igikorwa twakoze cyo gukora urugendo rwo kwamagana ihohoterwa. Ibi biragaragaza ubushake n'ubufatanye mu kurushaho kurwanya ihohoterwa iryo ari ryo ryose mu gihugu cyacu. Ni muri urwo rwego rero mu mwaka w'2009 guverinoma yacu n'abafatanyabikorwa bayo bashyizeho icyo bise Isange One Stop Center mu bitaro bya polisi y'igihugu muri Kacyiru mu mujyi wa Kigali. Icyo kigo kikaba cyakira abantu bahohoterwa bagahabwa ku buntu ubufasha bwose bukenewe, kandi bugatangirwa ahantu hamwe, harimo kuvurwa, kugirwa inama z'isanamitima ndetse n'ubufasha mu rwego rw'amategeko. Kubera rero ibyiza icyo kigo cyagezeho, Guverinoma y'u Rwanda yiyemeje gukwirakwiza ibigo nk'ibi mu bitaro byose by'igihugu kugira ngo abanyarwanda bahuye n'ikibazo cy'ihohoterwa bitabweho bikwiye. Turasaba ababishinzwe ko bene abantu nk'abo ngabo bajya bakurikirana, maze amategeko agashyirwa mu bikorwa
uko binakwiriye. Munyarwanda, fasha byihutirwa ahohotewe abashe kugana ikigo cya Isange One Stop Center ibimenyetso bitarasibangana. Ubonye wahuye n'ikibazo cy'ihohoterwa wabimenyesha ubuyobozi ukwegereye cyangwa se ugahamagara nimero za polisi 35 12. Mwakoze cyane abanye natwe mu kiganiro cy'uyu munsi, mugire umugoroba mwiza. Ariko mukomeze gufasha no kuyobora aho n'ikibazo cy'ihohoterwa kugana ikigo cya Isange One Stop Center. Iki kiganiro nanone mushobora kongera kugikurikirana kuri Radio Rwanda kuwa 4 saa 12 z'umugoroba. Twubake umuryango nyarwanda, ikiganiro cya Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIJEPROF.